Ngiye kuzayeka gukorana ibiganiro n'abahanuzi uko mwese mwanze kumbwira. Oya ntabwo wareka gukorana natwe ibiganiro kubera ko ntabwo kumena ibanga ari sawa. Buriya Samusoni yatamena ibanga ntabwo aba byaramugendekeye kuriya, ariko kubera ko yamenye ibanga nyine akavuga aho imbaraga ze zikomoka zamubanye ibibazo, ariko iyo aza kugira ibanga nta kibazo yari kugira. Ubwo rero natwe ntabwo ari byiza kumena ibanga ry'Imana. Nuvuga ngo uw'Imana ikubwira ibyawe ibye urabimubwira, ariko ntabwo utegetswe kumubwira uko wabibonye. Ntabwo bishoboka. Twaga turi gusenga ngahumiriza, numve ko nanjye ndumva Imana imbwiye ngo vuga gutya nkabibura. Ihangane nawe hari ibyo yaguhaye. Yego. Nawe uri kuririmba turafashwa. Yo si impano se. Nge se wambaza uko mpimba indirimbo. Nzacuruza gusenga nunguke kunyurwa, kuko Yesu ari byose. Nzacuruza gusenga, nzacuruza ikiwe, nzacuruza gusenga nunguke kunyurwa, kuko Yesu ari byose. Nzacuruza gusenga, zabutike zirahomba. Nzacuruza gusenga, imodoka ziragomba. Iwe nzacuruza gusenga, n'indege zirashya. Nzacuruza gusenga, nzacuruza ikiwe, nzacuruza gusenga nunguke kunyurwa, kuko Yesu ari byose. Nzacuruza gusenga, kuko Yesu ari byose. Nzacuruza gusenga, iwe nzacuruza gusenga, nzacuruza ikiwe, nzacuruza gusenga nunguke kunyurwa, kuko Yesu ari byose. Nzacuruza gusenga, kuko Yesu ari byose. Iwe nzacuruza gusenga, kuko Yesu ari byose. Iwe nzacuruza gusenga. Haleluya. Amina. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Dutangiye ikiganiro bakunze ba Concord TV show, aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali, ayo mahanga mumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Nawe wakanze subscribe ndagushimiye. Nawe ugiye kubona iki kiganiro ukayikanda ndagushimiye. Nawe ureba ikiganiro ukagitangira ukakirangiza ndagushimiye. Nawe ujye uvuga uti Concord uploadinga ryari ngo ndebe ibyo yatugiriye, abo yatuganirije. Nawe ndagushimiye. Abantu bose twabanye mu rugendo tumaze mwivuga butumwa amezi 10 tumaze, ukuri ndagushimiye. Yego, imbere ya kamera turi kumwe na Mukanweri Joseline, inyuma ya kamera nitwa Tubimana Concorde. Eka Joseline dusengero ganga Imana ize kubana mu iki kiganiro, ubundi tuganire ukuntu umuntu acuruza gusenga akunguka kunyurwa. Yego, karibu. Mwami twongeye kuguhimbaza, uruwera, uri umukozi w'umuhanga, uri isambi itarumba. Twongeye kwicara imbere yawe, ongera utuvuganire, ongera utubere maso, ongera twuzuza imbaraga na Mwuka Wera, ongera uturwanirire. Abadukurikiye nabo ubarwanirire kubera ko urabishoboye. Mwami twongeye guca bugufi, wowe ushirwe hejuru. Aka kanya turi imbere yawe Yesu, dutegereje imbaraga zawe na Mwuka Wera wawe kugira ngo ari byo twiyoborera. Ngakomeza ubane natwe, mbisabye mbyizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Joseline, wigeze ucuruza gusenga wunguka kunyurwa? Cyane rwose. Cyangwa se wungutse iki mu gusenga? Gusenga ni byinshi nungutsemo. Gusenga nungutsemo, icyambere nungutsemo. Yego. Icyambere nungutse mu gusenga. Burya iyo utarakizwa, urumva? Iyo utarakizwa uba ufite amarere atari meza. Ariko icyambere nungutse mu gusenga, nungutse magakiza. Yego. Icya kabiri nungukamo imbaraga, kandi ikindi nungukamo Mwuka Wera. Icya nyuma nungutsemo navuga ngo Imana yamaye. Nkumva ko gusenga harimo inyungu nyinshi. Nungutse mu mugabo. Yego. Umugabo mwa? Nungutse mu mugabo. Yego. Cyane rwose. Ni inyungu zikomeye cyane. Yego. Umugabo wamukuye mu masengesho. Cyane rwose. Yego. Imana ishimwe cyane. Yego. Niki kintu wahombye bitewe nuko utasenze? Niki kintu nahombye? Nta kintu nahombye. Nta kintu wahombye bitewe nuko utasenze? Oya.
gusenga nyine ntarasenga nyine hari ibintu byinshi nahombye yego ariko aho nasengeye ni ibintu byinshi nungutse yego ubwo rero nakubazaga ibyo uvuga uti iyo mbimenya niba waratangiye gusenga ufite imyaka 15 ni urugero ahubwo itabe narabitangiye mfite 7 burya ibyo bintu wabuze icyo gihe uba warabihombye bitewe n'uko utasenga subiza amaso inyuma urebe nsubije amaso inyuma nakavuze ni yaba Uwiteka yasubizaga ibihe inyuma icyo gihe nakagikoresheje neza ariko ntago byakunda ariko n'icyo Uwiteka yampaye ndi kugikoresha neza kugira ngo izina ry'Uwiteka rishimwe abahanuzi benshi rero njya mbabaza ikibazo ariko mwese nta muntu urakisubiza iyo uri gusengera umuntu yego ngiye kanifatire urugero rwawe twe kujya ahandi twakoze ikiganiro bwa mbere umuntu arakireba arambwira ati ndumva umukozi w'Imana yansengera ubwo haza kubamo ikibazo ko nta WhatsApp wari ufite arambwira ati mbabarira uzampuze nawe ndatega ndaza nkureba mu rugo turiherera ahantu ndamuhamagara umubwira ibye nkaho muri kumwe cyangwa nkaho muziranye yego bya bintu biza gute ubibona gute iryo nibanga ryanjye n'Imana nibanga ryanjye n'Imana nozine mwatumeneraho mureke kwinjiramo imbere nyine ngo amabanga yose yamene sibyo none se undi nitubameneraho iyo umpamagaye nkagusengera nkakubwira n'ibyawe simba nakumeneyeho nyine ngiye ikibazo mba ndi kwibaza mubibona gute oya uko tubibona tubiziranyeho n'Imana ntabwo ndi wahandi yabimenye ngo nimuzabivuge se oya ntabwo bavuze ngo tuzabivuge ariko tugomba kubika amabanga jewe ntabwo ndakubaza ngo uvuge ngo umuntu wahanuriye ibi nibi umuvuga izina ngo unagire ariko ngiye icyo mba ndi kubaza sibyo nyine umuntu araguhamagaye nangiza nkumva uravuze ngo Imana ikurindiye ati hari umuntu mu muryango wanyu ufite ubumuga sibyo nyine ubu mubonye ute kuba utamuzi n'abo bantu utabazi nyine uba wagiranye n'ubumwe n'Imana ikagutuma iyo uri umwana mwiza Imana iragutuma sibyo iyo wagiranye nayo ubumwe ndi umwana mubi ntabwo uri umwana mubi ariko nyine ni ibintu biba biraho ngaho nawe nyine hari igihe cyagera Imana ikabiguhereza ikaguha kwerekwa ikaguha kurota ikaguha mbese ibintu bitandukanye sibyo ahubwo uvuze kurota ndibuka umuntu aba ari kwibona nka kwa kundi umuntu arota nyine hagiye mba nsinziye sibyo najya kwibona nkibona ndi muri Amerika ndi kuhatembera i New York nkagenda nkagira ahitwa Kentucky nyine nkabona ndiyo sibyo kandi nibereye imusanze mu rugo nawe nyine gutyo ni kuba uri kwibona ariko utasinziye biratandukanye turekeraho rwose turekeraho umva ngiye kuzayeka gukorana ibiganiro n'abahanuzi uko mwese mwanze kumbwira oya ntabwo wareka gukorana natwe ibiganiro kubera ko ntabwo kumena ibanga ari sawa buriya Samusoni yatamena ibanga ntabwo aba byaramugendekeye kuriya ariko kubera ko yamenye ibanga nyine akavuga aho imbaraga ze zikomoka zamubanye ibibazo ariko iyo aza kugira ibanga nta kibazo yari kugira ubwo rero natwe ntabwo ari byiza kumena ibanga ry'Imana nuvuga ngo Uwimana ikubwira ibyawe ibye urabimubwira ariko ntabwo utegetswe kumubwira uko wabibonye ntabwo bishoboka igihe twaga turi gusenga ngahumiriza numve ko nanjye ndumva Imana imbwiye ngo vuga gutya nkabibura ihangane nawe hari ibyo yaguhaye yego nawe uri kuririmba turafashwa iyo si impano se njye se wambaza uko mpimba indirimbo oya sha wabimbaza ntabwo nabikubaza aho ngaho naba ngiye kukwinjirira kandi ntabwo ari sawa ese none se ubundi wimbwiye nubwo wabimbwira n'ubundi impano yawe ntabwo ariyo yanjye ariko nibwo ukamenya uko bigenda nyine nzi ko umuntu yicara agahimba indirimbo ariko ntabwo ibyo nabikubaza
wowe ntabwo ubikeneye. ntago nabikubaza rwose. Nese we ntabyo ukeneye, ariko njye mba nikenereye kumenya ukuntu mugira. Ariko uzi ukuntu abantu bajya hamya ngo Concorde ngo ariko ngo waratese, ngo wagize amahirwe, ngo we ngo horana ngo n'abahanuzi, ngo ubwo ngo ibyawe byose ntubizi. Reka da. Nese niko bakubwira? Niko bakubwira? Abantu niko nyine bajya bambwira. Nyina abo bahanuzi niko bahora bakubwira ibyawe? None se nyine ahubwo nje nkibaza ko tumaze gukorana ibiganiro kuki utarampanurira? Oya, icyo nkora ndagusengera nkategeka. Sibyo? Nkategeka nkavuga ntuwiteko nkorude rwose umugirire neza. Sibyo? Nkabitegeka ntago ari ngombwa kukubiguhanurira. Nusi kutarambwira ngo yakubwiye gutya. Ntabwo ikuntumaho. Mbabarira. Ntabwo irakuntumaho n'igihe tumaranye. Oya. Ibintu ndabivamo polisi ubwo. Oya ntabwo wabivamo. Turaza ukambwira umuntu wasengeye. Hari wasengeye nanjye turi kumwe pe kuri telefone muri kuvugana kuri telefone. Umubwira ibye. Ngewe nkaza igihe nza tugakora ikiganiro, hari ibintu biri mu mutima avuga nubwo hari nitukirangiza. Joseline arambwira ngategereza wapi kukimuhanurira abandi nimumpanurire. Oya wowe duhora ku mutima kandi turagusengera buri munsi ko bwije nuko bukeye. Sibyo? Tukabwira Imana ati Imana Concorde umugirire neza. Uretse igihe muzampanurira bigasohora, nanjye nzaza nicara kuri kamera n'itariki z'imizi byari bimeze gutya niki. Yego, ariko abadukurikiye ubuhanuzi ntabwo tubutegeka, ntabwo ari nka radiyo. Iyo ukunda umupira ubuzi ngo radiyo ikunda kunyuzaho urubuga rw'imikino bica hizi saha ukaba washyize ku uwo murongo ugango ubyumve. Yego, Imana rero yacu ntabwo ivugishwa, ntabwo ari nka radiyo. Oya. Ushobora no gusenga amasengesho y'icyumweru utarya utanywa igaceceka. Itari yakubwira ngo mwana wanjye. Yego, igaceceka rwose, igaceceka kandi uri gusenga. Ubwo radukurikiye mujye mwihangana, sibyo? Yego. Nitabavugisha suko iba yabanze n'igicecetse biri mu kazi. Karibu n'umwanya w'ijambo ry'Imana. Imana izatugirira neza. Yego. Karibu n'umwanya w'ijambo ry'Imana ndagusomera. Ndagufasha gusoma. Uransomera umubwiriza. Yego. Umubwiriza. Gitabo cya Salomo cyitwa Umubwiriza. Ibice ni bitatu ku murongo wa mbere. Ibice ni bitatu umurongo wa mbere avuga ngo Imana igenera ikintu cyose igihe cyacyo. Ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo. Yego. Ndasubijwe. Nuvango igihe uzampanura ngiye kubwiza kandi ngo kubwiriza ntacyo kambivugeho. Nuvango igihe uzampanurira Imana yarakigenye ntago ari wowe ugira ute, ntago ari wowe ukigena. Ntabwo ari ngewe ukigena. Yego. Kandi kuba utarampanurira si uko udahanura kuko dufite benshi wahanuriye. Yego. Ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo. Nicyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Yego, amina. Amen. Haleluya. Amina. Nukuvuga ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo. Haleluya. Nubwo waba utinze mu burwayi, hari igihe kizagera ubwo burwayi bukakuvaho rata. Haleluya. Ugahaguruka ku gisasiro kubera ko ubwo burwayi igihe cyo kubuhagurukamo cyageze rata. Haleluya. Twihanganira ibitugerageza. Hariho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa. Amina. Haleluya. Hari igihe cyo kuvuka hakabaho n'igihe cyo gupfa. Hari igihe cyo kurwara hakabaho n'igihe cyo gukira. Hari igihe cyo gusubirizwa amasezerano, hariho n'igihe Imana iceceka. Haleluya. Igihe cyo gusenga n'igihe cyo kuba, igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka. Yego. Igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka. Yego. Igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina. Yego. Haleluya. Imana ishimwe. Imana yemera ko byose bibaho rata. Haleluya. Kandi nasomye ijambo rirambwira ngo nta muntu watinyuka kubaza Imana ngo irakora ibiki. Ubwo rero ibyo bye byose turabigenerwa kubera ko Imana iba yarabishizeho. Haleluya. Hari igihe cyo guseka, hari n'igihe cy'umubabaro, ariko iyo umubabaro ushize igihe cyo guseka kiraza. Haleluya. Amina. Byose
byose birunganirana. igihe cyo kujugunya amabuye n'igihe cyo kuyarunda, Yego. igihe cyo kuboherana cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana. Yego, byose birashoboka. Haleluya. Amen. Umuntu nataguhanurira ntuzavuge ngo si uko adahanura, ahubwo hari igihe cyo guhanura, hari n'igihe cyo guceceka, hari igihe cyo gusenga isengesho gusa. Haleluya. Ugategekera mu iryo sengesho. Nukuri. Imana ishimwe. Amen. Igihe cyo gushaka n'igihe cyo kuzimiza, igihe cyo kwimana n'igihe cyo gutanga. Ndafashijwe mwene Semasaka. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Yesu azatugirira neza. Haleluya. Nukuvuga ngo igihe urimo, haleluya, igihe urimo cyose Yesu arakizi. Icyo gihe urimo gikore kibemo nk'uko ukirimo nyine, kandi hanganira igihe urimo, ndetse wiga kunyurwa mu gihe urimo. Haleluya. Iga kunyurwa. Waba uri mu burwayi unyurwe, kubera ko haravuze ngo hari igihe cyo kurwara hakabaho n'igihe cyo gukira. Ihanganira icyo kigeragezo, kandi ikigeragezo si karande ngo kandi si n'umurage. Haleluya. Amina. Si n'umurage wagabanye ngo ibyago bikokame. Haleluya. Ihanganira ikigeragezo. Uravuze ngo ihanganira igicuku utegereza igitondo ngo inkoko yabika. Haleluya. Ngo humura buzacya. Imana ishimwe. Ihanganira igicuku utegereza igitondo, nukuvuga ngo ihanganira umubabaro urimo n'uwo gihe gitoya, nukuvuga ngo ihanganire amakuba urimo, ayo makuba nayo igihe gitoya. Nyuma y'amakuba hariho gutabarwa, nyuma y'ibibazo hariho guseka, nyuma yo kurengana hariho kurenganurwa, nyuma yo kubabazwa hariho ibyishimo. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Yesu azatugirira neza. Nukuri. Yesu azatugirira neza. Nukuri. Ntazabura kuturengera. Hari igihe cy'intambara n'igihe cy'amahoro. Dushake dusoreza aha Joseline. Nukuri. Hari igihe cy'intambara akaba n'igihe cy'amahoro. Igihe cyose kigenerwa igihe cyacu. Reka dutegereze twihanganye, kubera ko umurengezi wacu yabivuze neza cyane. Niba uri mu mubabaro, icyo nicyo gihe urimo. Niba uri mu burwayi, icyo nicyo gihe urimo. Irindira utegereze. Yego. Haleluya. Hari n'igihe cyo kurya n'igihe cyo gusonza. Reka dusoze, turi kubona hari abana duteguriye ku meza, ubundi tujye kurya. Igihe cyo gutangira n'igihe cyo gusoza, reka dusoze tujye kurya. Igihe cyo kurya n'igihe cyo kwiyiriza. Ubu ntago twiyirije, ndi kubona hari ababiteguye, kandi tujye kwirira. Yego, mwakira neza ijambo ry'Imana. Yego, kutange nimero wagukenera azaguhamagara. Nimero ni 078 666 456 Karibu n'isengesho. Mwami Imana, urakoze cyane kubera ko uri umutabazi kandi uruwera. Ijambo ryawe ribitubwiye neza, icyo dusabwa ni ukurindira tugategereza. Izina ryerabwa icyubahiro. Nyemerera abantu bawe wongere ubagarurire icyizere, ndetse wongere ubahe kwizera, ndetse utanga agakiza gafatika. Wongere ugarure imbaraga mu bantu, wongere ugarure mwuka wera mu bantu, kugira ngo izina ryerabwe icyubahiro. Mwami, nsengera abantu bawe, ongera ubigaragarize nk'Imana, ongera ubarwanirire Yesu, ongera ubasetse Yesu, ongera ubahumurize, ongera Yesu ubagirire neza kubera kubishoboye. Tubigusabye tubyizeye mu izina rya Yesu.